mva ubuhanuzi bukomeye. Hari bariyeri yariri imbere y'ubuzima bwawe. Igihe cyose wageragezaga gutambuka wasangaga imbere yawe hari imiryango iborotse. Ndagira ngo uhanurire, Imana iguhaye urufunguzo rufungura imiryango yose yariri imbere yawe ifunzwe. Wari ufungiranyije rafiki yangu, ubuzima warubayemo burashaririye, ubuzima warubayemo ni bubi cyane, wageragezaga gushakisha bikanga, imbere yawe hariho bariyeri ituma udatambuka, ubayeho mu buzima wizengurukaho, nta cyerekezo ureba imbere yawe, uragerageza ugashora nayo washoye ukayahomba, ugerageza kubaka urugo rwawe rugahoramo intambara, ugerageza gushakisha akazi byaranze. Hari bariyeri yariri imbere yawe. Uyu mwanya Imana ivuganye nanjye, Uwiteka kuye bariyeri ituma udatambuka imbere yawe. Akira urufunguzo rukwinjiza mu masezerano yawe, akira amataki, urufunguzo rufungura buri muryango wari ufunzwe imbere yawe, kubera ko ubuzima rubayemo nugakwizengurukaho utareba imbere yawe. Ijambo Imana yavuganye nawe ntabwo yakubeshe. Ntabwo Imana ivugana nawe yari yanyweye inzoga ngo wenda yasinze mitsingi irakubesha. Ntabwo Imana yari yakubiswe. Ntabwo Imana yari yambaye amapingu ngo wenda yavugishijwe icyo yavuganye nawe. Oya, ijambo yavuganye nawe Imana izarisohoza. Bakugwanya batakugwanya, icyo Imana yavuganye nawe izagisohoza. Wivuza induru, wisakuriza imbere y'umwanzi, wiyereza umwanzi wawe amakuru. Reka gusakuza muri icyo kibazo. Hari Imana yiteguye kugutabara. Ndabona amaboko y'Imana agiye kukurengera. Ndabona amaboko y'Imana yiteguye kugutabara. Mwene data unkurikiranye, hari igihe Imana ikureka abantu bakikomanga mu gituza bakavuga uko bashaka, bakaguhimbira ibinyoma, bakavuga ngo urapfuye, bakavuga ngo Imana ntabwo izagutabara. Ariko umva amakuru meza nkuzaniye, nubwo Imana yakuretse, dore irahagurutse igiye kugutabara. Muri ibyo bihe byuzuye umubabaro, aho ngaho ukabura Imana, aho ngaho ureba kugiye kumwarira, Imana iri kumwe nawe, ntutinye. Imana yiteguye gukoza isoni ibyari byiteguye kugukoza isoni. Hari igitangaza Imana igiye gukorera uwubashye Imana. Hari ikintu Imana igiye gukorera uwasenze. Niba warasenze, gumana n'Imana yawe. Hari ikintu Imana igiye gukora, abapagani bakabona Imana usenga. Reka tubanze dusome iri jambo Imana yampaye ngo mvuge, kuko ni ijambo rikomeye Imana yampaye ngo mpanurire ubuzima bwawe. Yesaya 11 umurongo waho wa 9. Bibiliya iravuze ngo nuko babwira za ntabaza bati, muzabwire ab'Iyabesi b'i Galeyadi muti, ejo ku gasusuruko muzatabagwa. Akira ijambo ry'Imana. Ejo ku gasusuruko uzabona igitangaza cy'Imana. Ejo ku gasusuruko harabi level ya sainedra. Biravuga ngo nuko babwira za ntabaza bati, uzabwira ab'Iyabesi b'i Galeyadi uti, ejo ku gasusuruko muzatabagwa. Mwene data unkurikiranye, Mana iravuze ngo ugiye gutabagwa. Mana igiye kuguhanagura amarira. Ikibuga kigiye gucuramira ku mwanzi wawe. Ikibuga kigiye gucuramira ku mwanzi wawe. Hari abantu ikibuga kigiye gucuramiraho imbere yawe. Wari uzi ko uzapfa mbere ye, azapfa mbere yawe. Wari uzi ko ugiye guseba, azasebera mbere yawe. Ndagira nkubwire ngo Imana izakurinda, nta n'umutsatsi uzakuvaho. Imana izakurindana n'abana bawe. Imana izakurindana n'umuryango wawe. Imana izakurindana na famiye yawe. Nta n'umutsatsi uzakuvaho. Biravuga ngo ejo ku gasusuruko muzatabagwa. Ndagira nkubwire ngo hari ibihe bibi wari uri kunyuramo. Hari ibyo warebaga imbere yawe ukabona bigiye gutuma useba. Hari ibyo warebaga ukabona ugiye kwandagara. Hari ibyo warebaga ukabona biragucanze. Ariko ndagira nkubwire ngo Imana yiteguye kugutabara. Imana yanze agasuzuguro k'abakuvuga nabi. Hari imiryango olebine sainedra Imana igiye gufungura. Mwene data reka nkubwire, ibyo bihe bibi ukunyuramo, izo ntambara ureba imbere yawe, ako gahinda ufite, ibyo byenda gusatura umutima wawe, hari Imana igiye kubigusohoramo. Imana igiye kumwaza ibyari byiteguye kukumwaza. Hari Yesu wamenye amaraso ku bwawe. Imana ntiyakwemera ko wicwa n'agahinda. Imana ntiyakwemera gukomeza kubabara. Ibyo bihe byuzuye umubabaro, aho ngaho uri gushakisha bikanga, ibyo bikomere ugendana nabyo, Imana igiye kubigukuraho. Ndavugana n'iyo ngwara iri imbere yawe, ndavugana n'iyo diyabete, ndavugana n'iyo kanseri, ndavugana n'uwo muvuduko w'amaraso, iyo ngwara ugendana nayo, mu izina rya Yesu ngiye gusengana nawe. Hari Imana yiteguye kugukiza.
ngiye gusengana nawe muri ibyo bihe byuzuye umubabaro, aho ngaho uri gushakisha bikanga, aho ngaho ureba ko ugiye kumwarira, aho ngaho ureba ko abana bakunaniye, aho ngaho ureba ko ugiye guseba, hari Imana humura. Imana ntiyagutaye, Imana ntabwo yakuretse, Imana ntabwo yakwirengagije. Nubwo yatinze kugutabara, yari irimo kugutegurira igitangaza kizemeza isi ko ari Imana wasenze. Yesaya Bibiliya iravuga ngo mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Bibiliya imbwira ngo iki kuri Daniyeli bamujugunye mu rwobo rw'intare, Imana yoherezamo marayika, Imana ibumba iminwa y'intare. Ndagira ngo ubwire ngo ibyari bikwasamiye, Imana igiye kubibimba iminwa. Aho ngaho warebaga ko ugiye gusebera, aho ngaho wabonaga ko ugiye gusohoka muri iyo nzu, aho ngaho olesine dry, abanzi bawe bari bavugirije impundu kunesha, Imana irabyanze. Dawidi yavuze ijambo ryiza, aravuga ngo ntegurira ameza imbere y'abanzi banje. Ndashimira Imana, Imana igiye kugutegurira ameza imbere y'umwanzi wawe. Imana igiye gukora igitangaza, umwanzi wawe azakibona, abakuvuze bazakibona, abagusebeje bazakibona. Humura nutinye, Imana iri kumwe nawe, Imana yiteguye kumwaza abo ngabo bose bari bakuzengurutse ngo bakumwaza. Riya mamasa, tugiye gusenga Imana. Ese wizeye Imana? Humura, Imana iri kumwe nawe, humura, Imana iri kumwe nawe. Imana ntiyakwemera kuseba. Imana wasenze yarumvise. Iyo wasengeye mu butayu yarakumvise. Iyo wasenze rya joro yarakumvise. Iyo wasenze uri munsi uri ku gitanda cyawe yarakumvise. Iyo wasenze uri muri saro yawe yarakumvise. Mana wasenze yarakumvise. Irambye ngo kubwire ngo yarakumvise. Hoya wivuga ngo kubera iki Imana intaye, yarakumvise. Komeza usenge, Imana igiye gukora ikidasanzwe imbere yawe. Shala benesi andradra. Hanga amaso Yesu, wihanga amaso abantu wabahanze amaso nyuma y'igihe gito barakumwaza. Abantu bagusezeranyije ibyo batazasohoza, ariko Yesu iyo yavuganye nawe ijambo, Bibiliya iravuga ngo arinda ijambo yavuze, akarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo rizasohore. Humura mwene data, nubwo wacuruje ugahomba, humura haratari amahirwe ya kabiri. Humura mwene data, nubwo urugo rwawe rurimo intambara, hari Imana yiteguye kongera kukubakira. Humura mwene data, aho ngaho ufite amadeni, hari Imana yiteguye kukurengera. Ndavugana nawe ufite ubugumba, wowe ufite ikibazo cyo kutabyara, umaze igihe kinini kuri uwo musozi. Reka nkubwire ijambo, ndi mu buhanuzi bw'Imana. Imana yiteguye kuguhereza urubyaro. Ntabwo uragera kure ku buryo wagera hasara, ntabwo uragera kure. Imana yumvisha amarira yawe. Dore ku musozi wabaye igitaramo, dore mu muryango wabaye igitaramo. Bakuvuze uko bashaka, baravuze ngo oreya katarabosete. Ayo magambo bavuze, Imana igiye kunyuranya amaboko. Imana yanze ikimwaro ku buzima bwawe, Imana yanze ikimwaro. Ndumva nuzuye umwuka wera, ngiye gusengana nawe, ngiye gusengana nawe. Imana igukure muri ibyo bihe bibura kunyuramo. Ngiye kugusengera, Imana igutabare. Ibyo bihe wabonaga ko bigiye kukumwaza, aho ngaho wabonaga ko isoni zigiye gukora, ndumva nuzuye umwuka wera, ngiye kugusengera. Imana ntabwo Imana yakwemera ko abanzi bawe abari gucura inama zo kukumwaza. Ndagira nkubwire ngo Imana igiye kuzitatanya, Imana igiye kuzitatanya. Ese uragwaye? Ngiye kugusengera, Imana igukiza iyo ndwara. Ngiye kugusengera, Imana igukiza iyo ndwara. Abakwifuriza gupfa bazapfa mbere yawe, bazagenda bagusige. Abakwifuriza gukorwa n'isoni bazakorwa n'isoni imbere yawe, isoni zizabakora usigarura amahoro. Abari kwikomanga mu gituza bavuga ngo imigambi mibi bakugambiriyeho igushitseho, ndagira nkubwire ngo Imana igiye gukina finali, Imana igiye kuba mwaza. Ntabwo Imana yakwemera ko umwanzi wawe avugiriza impundu kunesha. Muririmbyi yaravuze ngo ni igihe gito intambara igashira, haravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, haravuga ngo ariko nuko narabona Yesu. Mwene data wibabaye, mwene data wihebye, humura, hanga amaso Yesu. Yesu yahamagaye Petero, aramubwira ngo Petero we, genda hejuru y'inyanja. Petero akandagiye hejuru y'inyanja, horiya mama sata, inyanja ihinduka beto. Petero aratambuka, Petero aragenda, akora ikosa rito cyane. Petero akura amaso kuri Yesu ngo arebe umuraba, ngo Petero bituma acubura. Nuko
nukura amaso kuri Yesu uzandagara, nuhanga amaso Yesu nabwo uzandagara. Hanga amaso Yesu, hanga amaso Yesu, gendana na Yesu, bana na Yesu, nabwo azagutererana. Dufite ibihamya by'Imana yakoze. Mwene datunkurikiranye, ibuka 2015, reba ifoto yawe ya 2015, ureba ifoto yawe y'ubu, urasanga hari imirimo Imana yakoze. Hanga amaso Yesu, nabwo azagutererana. Abantu uzabahanga amaso nyuma y'igihe gito bagukoze isoni, ariko nuhanga amaso Yesu nabwo azagukoza isoni. Umva, ikintu kigutandukanya n'Imana ni kimwe, n'ugukora ibyaha. Cyo nicyo kigutandukanya n'Imana. Ariko nuba ngiye guhanura, kigutandukanya n'Imana n'ugukora ibyaha. Gira n'ubusabane n'Imana, ihane usenga ukizwe, urebe ibintu Imana igiye gukorera imbere yawe. Urimo urarira ng'Imana yaragutaye, ng'Imana yarakuretse. Oya, ntabwo yakuretse. Imana yari iri kugutegurira igitangaza kizavugisha isi, igitangaza kizavugisha karitsiye. Icyo nicyo gitangaza Imana irimo irategura imbere yawe. Imana irimo iragutegurira igitangaza kizatuma mu muryango uvukamo wubaha Imana wakurikiye. Imana irimo iragutegurira igitangaza kizatuma b'abakobwa mwagendanaga mu kabari bavuga ngo Imana yakurikiye iramwibutse. Imana irimo iragutegurira igitangaza kizatuma ababyeyi bagenzi bawe bagiye mu byaha bavuga ngo Imana yasenze iramwibutse. Imana igiye kugukorera igitangaza kizavugisha amahanga. Horiya mama sike, mbese uragwaye? Nyemerera ngo usengere Imana. Iyo ndwara yawe ntabwo ari iyo kukwica, niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Iyo diyabete nta kizagutwara. Iyo diyabete ikuri imbere nibaringa, iyo kanseri ikuri imbere nibaringa, iyo ndwara mugenda mu mugongo wawe nibaringa. Iki nicyo gihe ngiye kugusengera Imana. Iyo ndwara igiye kukuvaho, iyo diyabete irakureka, iyo kanseri irakureka, ibyo bigendagenda mu nda yawe, ibyo bigendagenda mu maguru yawe. Mwene data aho ngaho unkurikiranye, izere isengesho ngiye gusenga. Hari imisozi Bibiliya ivuga ngo iki, ngo yibuka umusozi utabimenye ngo ikawubikana uburakari bwayo. Hari umusozi Imana igiye gutungura, hari ikigerageza Imana igiye gutungura, hari amadeni Imana igiye gutungura. Ibyo warebaga bigiye kukumwaza, Imana igiye kubitungura nabwo ukimwaye. Ibyo warebaga bigiye kugukoza isoni, Imana igiye kubitungura nabwo ugikozwe n'isoni. Biravuga ngo yimura umusozi utabimenye ngo ikawubikana uburakari bwayo. Imana yimuye umusozi ukuri imbere, Imana yimuye ikigeragezo kikuri imbere, Imana yimuye amadeni akuri imbere, Imana yimuye ubushomeri bukuri imbere. Aho ngaho wakuraga bikanga, wahoraga wizengurukaho, ndabona amaboko y'Imana agiye kugutabara. Imana igiye kuguhereza icyerekezo. Hiya katandole bosita, nta cyerekezo warebaga imbere yawe, nta cyerekezo warebaga imbere yawe. Ndabona Imana igiye kuguha icyerekezo. Ubwo buzima ubayemo wizengurukaho, ubwo buzima ubayemo ubona imbere yawe nta shusho, wahoraga ubwira Imana ngo kubera iki wandemye. Mwene data, misiyo y'Imana kuri wowe ni nziza, misiyo y'Imana kuri wowe ni ubutabazi. Impamvu ubona watinze muri icyo kibazo, Imana yari irimo kugutegurira igitangaza kitazatuma usubira muri uwo mubabaro. Imana yari irimo kugutegurira igitangaza kitazatuma wongera kurira. Niyo mpamvu Imana yatinze kugutabara. Ariko reka nkubwire, uku kwezi kwa 11, ukwezi kwa 12 ni ukwezi Imana ihinduye icyerekezo cy'ubuzima bwawe. Imana igukuye mu mugongo w'abantu ugiye kwigenza. Abantu baguherezaga barangiza bakagucurira. Muri famiye ufite abantu bakomeye ariko barakwibagiwe. Ndagira nkubwire ngo Imana itakwibutse nta wakwibuka. Imana itaguhojeje amarira nta waguhoza amarira. Abagukomera amashyi bagukomera amashyi uri mu bihe byiza, ariko iyo ugeze mu bihe by'umubabaro niba bakuvugiriza induru bakagukwena. Bana na Yesu niyo nshuti nziza idahinduka. Yesu ni inshuti nziza. Muririmbyi yaravuze ngo naramubonye Yesu ntabwo ahinduka. Bantu barahinduka ariko Yesu ntabwo ahinduka. Bantu barakwirengagiza ariko Yesu ntiyakwirengagiza. Ziguhagarara mu kibazo abantu bakeneye bakakwirengagiza, za nshuti zawe wiringiraga zikakwirengagiza, ariko Yesu ntabwo ashobora kukwirengagiza. Yesu mubana mu bihe by'umubabaro, Yesu mukabana no mu bihe by'ibisubizo. Yesu agendana nawe imiryango yakuvuyeho. Aho Imana igusize ninde wahagukura? Niko aho Imana igusize ninde wahagukura? Amafaranga ntiyahagukura, inshuti mubana ntizahagukura, umugore wawe ntiyahagukura, imiryango ntiyahagukura, abakomeye ntibahagukura, ariko Imana yo yahagukura.
kalami ya kaliboni ya saidi. Ngiye gusengera ingwara ikuri imbere ikuveho. Ese wizeye Imana? Iyo ngwara ntabwo ari iyo kukwita, niyo kugira ngo izina ry'Imana. Luka 13:13 biravuga ngo amurambikaho ibiganza. Muri uwo mwanya aragororoka ahagarara yemye ahimbaza Imana. Ugiye guhimbaza Imana imbere y'abanzi bawe. Ugiye guhimbaza Imana imbere y'abakuroga. Ugiye guhimbaza Imana imbere y'abakuvuga nabi. Ugiye guhimbaza Imana. Ndabona amashimwe y'Imana ku buzima bwawe. Ndabona amashimwe ku musozi aho utuye. Ndabona ubutabazi bw'Imana. Ndabona kongera kugendererwa n'Imana. Ndabona Imana igiye kukwibuka aho abantu bakwirengagije. Ndabona Imana yongeye kukwibuka aho abantu bavuze ngo iruhuko ridashira, aho abantu bagukuyeho amaboko. Ndabona amaboko y'Imana yiteguye kukuramira. Umva, igikapu umwanza guhekesha kiba gipfunyitse mu mugambi w'Imana. Aho abantu bakujugunye bavuga ngo barakuretse ugiye guseba, bavuga ngo barakuretse ugiye kumwara, hariya niho Imana ibihagaze yiteguye kukuramira kugira ngo igutabare. Nyemerera nsengane nawe. Reka nsengera iyo ngwara, reka nsengera ubwo bugumba. Mana, mu izina rya Yesu ndasengera uyu muntu nkurikiranye. Nonaha ndahamagara imbaraga z'Imana. Imana nigutabare, Imana nigukiza umubabaro, Imana niyemere kumwana. Ndasengera iyo diyabete, ndasengera iyo kanseri, ndasengera uwo muvuduko, ibyo bigendagenda mu maguru yawe, ibyo bigenda mu nda yawe, uko kuribwa mu nda ndabisengeye. Ibyo biri muri uwo mugongo ndategeka izo mbaraga nizire kuri uwo mugongo. Ndategeka izo mbaraga nizire kuri uwo mutwe. Nohereza umuriro w'Imana. Ndatwika buri bicaniro byose by'abadayimoni. Ndatwika buri imbaraga yose y'ubugwayi, buri kintu cyose kigendagenda mu mubiri wawe, buri imbaraga zigendagenda mu mubiri wawe ndazitegeka. Ingwara yaje ku buzima bwawe nonaha nishoke amarembo. Horiya kata dayimoni yinjirijemo ingwara nafunguke, ingwara isoke mu mubiri wawe. Wangwara we, ndagutegeka mu izina rya Yesu. Ndategeka iyo ngwara nirekura umubiri wawe. Ibyo bigendagenda mu nda yawe ndabitegeka. Noheresha mu muriro w'Imana. Ibyo bigendagenda muri uwo mugongo, ibyo bigendagenda muri uwo mutwe, ibyo bituma urara udasinziriye, ubwo bugomba ndabutegeka nonaha mu izina rya Yesu Kristo.